Igitondo cyiza kandi cy'umugisha kuri mwe mwese abo dufatanyije gusangira ifunguro ry'umunsi ku migabane itandukanye y'isi. Insanganyamatsiko ifunguro ry'umunsi wa none ku cyumweru tariki 29 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2024 iragira iti: ntukifate uko utari nturuwawe ngo wigenge. Ntukifate uko utari nturuwawe ngo wigenge. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana nabateguriye kuri iki cyumweru nyirizina, reka turimbane indirimbo ya 88 gushimisha igira iti: numva Yesu anyemeza. Yesu anyemeza ko buzi imbaraga, njye musenga iteka ntacyo nzaburana. Yanyishyuriye ya myenda yose, yambabarira Yusi yambabarira atumarerane. Ufite imbaraga zihagije rwose ukiza ababembe igakiza umutima. Haleluya, haleluya. Yesu yaratwishyuye ya myenda yose bene data.
haleluya. Imbere ya ntebe zahagararayo, nzaba njyanye iminyago nyishyikirize Yesu. Bibiliya tubwira ngo abahinduriye abandi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Umuntu wese wamaze kumenya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza afite inshingano, ategetswe kuzana abandi kuri Yesu Kristo, ategetswe nawe kuzashaka iminyago yo azamurika imbere y'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana twihuse nk'uko bisanzwe kugira ngo tubone ibyo twuririraho cyangwa se twubakiraho uyu munsi wa none mu kazi tuza gukora. Reka dusome Abagalatiya, urwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 16 tugeze kuri 26. Haravuga ngo imirimo ya kamere n'imbuto z'umwuka. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere iragaragara, niyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana n'ishyari n'umujinya n'amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda n'ibiganiro bibi n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare yuko nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. 22. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no gukiranuka no kugwa neza no kwirinda bimeze bityo, nta mategeko abihana. Abakristo Yesu babambanywe kamere n'irubanira ryayo. Niba tubeshwaho n'umwuka, tujye tuyoborwa n'umwuka, twe kwifata uko tutari, twenderanya kandi tugirirana amahari. Mwakire neza ijambo y'Imana. Muri iki gihe bene data tugezemo ni igihe kigoye cyane, aho abantu bamaze kugonda amajosi, batagihugurwa, batakigirwa inama, ntibikunda. Ibintu byarivanze nk'uko bikunda kuvugwa hano hanze ngo irondo ryivanze n'ibisambo. Abakristo bivanze n'abapagani. Muri yandi magambo, ntiwaba ukimenya ngo umukristo ninde, utari umukristo ninde. Kera umukristo inyifato ye, imvugo ye, ingendo ye, indoro ye yabaga itandukanye n'iy'abapagani cyangwa se abatizera. Ariko ubu usanga utizera ari we wiyubahisha, naho abitwa ko ari abakristo cyangwa se abizera b'iki gihe baritwara uko bishakiye, ntibakemera guhugurwa. Nyamara ijambo ry'Imana rivuga ngo ntitukifatanye n'abatizera tudahwanye. Mbese izi mbuto waba ubona uzera mwene data? Muri iki gihe ubona bimeze gute? Abakristo dukwiriye bizera, ni ngombwa ko kwizera kwacu guhura n'imbuto twera by'ukuri. Niho usanga mu Kristo ugasanga niwe utongana mu isoko, niwe ugira amahane, niwe mu rugo ushihura, niwe kamere zose niwe zibarizwamo. Bene data, dukwiye kwirinda tugahuza ukwizera kwacu n'imbuto zacu. Niba ugifite kamere y'amahane n'umushiha n'ibiki, byose bizibukire, hasigaye uharanire gushaka uburyo nawe wagira imbuto z'umwuka, ukera imbuto z'urukundo, ibyishimo, amahoro no kwihangana, kugira neza n'ibindi byose, no kugwa neza no kwirinda. Ukajya ugerageza ukitwararika, nawe ukabyiga, rwose birashoboka. Kuba ubona imbaraga zo kugira amahane, wabasha kubona n'imbaraga zo kugwa neza. Kuba ubona imbaraga zo gusambana, wabasha kubona n'imbaraga zo kudasambana ukanyurwa n'uwo mwashakanye. Kubona imbaraga zo kureba ibiteye isoni n'ibisoni nke,
wabasha kubona imbaraga zo gusoma ijambo ry'Imana, kuba ubona imbaraga zo gusenga ibishushanyo ukabipfukamira, wabasha kubona imbaraga ziguha gupfukamira Imana nyamana itari ibigirwamana cyangwa ibishushanyo, kuba ubona imbaraga zo kwitandukanya n'abandi no kureba ibice, wabasha kubona imbaraga zo kwihuza n'abandi mugasenga Imana, ndetse kubona imbaraga zo gusinda inzoga n'ibindi, wabasha kubona imbaraga zo kuzura umwuka wera. Mwene data, ndagira ngo uyu mwaka uzakubere umwaka kwisuzuma, urebe niba imbuto weze, niba ari imbuto bwoko ki. Amahane yawe yaragusenyeye, amakimbirane yawe yakubujije amahirwe mu buzima, yakwiriye ko wisubiraho nawe ukavuga uti fashe ingamba, ngiye kubana neza n'abandi mu kazi, ngiye kujya ncira bugufi abanyobora, nanjye abo nyobora ngiye kububaha, nkabasha kumera nk'aho nanjye ndi mugenzi wabo, yicisha bugufi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza, mu izina rya Yesu dusenge. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye, wagize neza kuba turinze umwaka utambutse, none tugiye kwinjira mu wundi uzaduhe kuzura imbuto nziza kandi z'umwuka wera. Urakoze, urakarama, bana natwe mu izina ryawe ryera Yesu Kristo umucunguzi wacu, amena. Mwari kumwe na mwene so Bishop Apollinaire Musafiri Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICCR. Mwese mbifuje kuzasoza neza umwaka wa 2024 kandi no kuzatangira neza umwaka wa 2025. Ndabakunda.